Yes, welcome back and back. This is Brando nyawe cyangwa se Brando 99 official. Yes, ndishimye cyane kugira ngo nkusuhuze. I'm very happy to greet you first and foremost. Uri umuntu w'ingenzi cyane nyine, ikintu cya mbere no kukubwira kuri uw'agaciro kandi cyane. So hari inkuru rero njyewe nashatse kugira ngo sinyirenze amaso kuko nabonye iri amazing. No kuvuga ngo ngiye kukunyuriramo amwe mu mafoto na ba nyirayo, amafoto yabiciye bigacika kuri Instagram muri iyi minsi. Ni inkuru nyine njye nagiye mbona ku binyamakuru bitandukanye, ariko kandi bano bakobwa nkaba n'abaforowinga ku nkuta zabo za Instagram. No kuvuga ngo reka nkubwire ngo ni inkuru naguteguriye kandi nzi neza kuri buze kuyikunda. Ni amafoto y'ibyamamare kazi nyarwanda yabiciye bigacika kuri Instagram muri iki cyumweru. Ngira ngo abakobwa benshi bakunda kwifotoza cyangwa se kumurika uburanga bwabo bakoresheje uburyo bw'amafoto. Guha ikaze, akenshi bakunda kuba bari ku ma TikTok, kuri Instagram, kuri Twitter. Niba baforowinga ngira ngo urabibona, ariko ngendaje nkunyuriremo ngenda nanakwereka nkubwira ngo uyu nguyu ni runaka. Guha ikaze rero. Yes, I'm back. Ngira ngo kuri screen yawe urimo kubona ifoto y'umukobwa mwiza cyane. Reka uyibone neza. Ni umukobwa, ni Miss Mutesi Jolly. Hano nyine twabakusanyirije amwe mu mafoto y'ibyamamare kazi nyarwanda bitandukanye yabiciye bigacika kuri Instagram muri iyi minsi y'icyumweru turangije, aho nyine uri busange higanjemo amafoto y'abakobwa bazwi nk'aba Miss. No kubanga aba Miss bacu bakunda kudutungura cyane, kandi burya n'ababahitamo baba baritegereje bakabona kuko bakwiye kwambara iryo kamba. Yes, ifoto ya mbere ni ya Miss Mutesi Jolly, umukobwa abantu benshi batinya. Abenshi bajya bavuga ko uyu mukobwa ari umushizi w'isoni, ariko abandi bakavuga ko ngo yubaha cyane. Ni ibintu biba bitangaje cyane kubihuza, ariko nanone bikagorana kugira ngo usange abantu bafata kimwe ibintu, cyangwa se amaso yawe ibyo areba ari byo na runaka areba. Reka twivire kuri Mutesi Jolly, noneho dukurikizeho ifoto ya kabiri. Umukobwa mwiza cyane kandi w'umwana wambaye black, ari we Miss Muheto Divine. Uyu mukobwa wamamaye cyane ubwo yatorerwaga kuba nyampinga w'u Rwanda mu mwaka 2022, ariko n'ubundi bikaza kongera kuba akarusho ubwo hasohokaga amajwi yagiye hanze cyane, abantu benshi bakamenya icyiswe happiness. Yes, n'amafoto y'umukobwa rero urimo kuyabona, ni amafoto meza cyane cyane, ariko Miss Divine Muheto cyangwa se Nshuti Divine Muheto. Reka dukomeze ku mafoto ya gatatu. Ni ifoto ya gatatu n'abakobwa ngo ni Kigali Boss Babies. Iyi foto nayo iri mu mafoto yariye hiti cyane ku mbuga nkoranyambaga, aragenda aramamara koko, abantu benshi barayaforowinga. Ifoto ya kane ni umukobwa cyangwa se umumama w'abana babiri. Uyu nguyu wabyaranye na Nibeza wamenyekanye cyane nka Shadibu cyangwa se Mbabazi Shadia. Ni kimenywa bose uyu mukobwa, ahantu henshi arazwi ko akunda kwifashishwa mu mashusho y'indirimbo zitandukanye, akorana n'abasitari batandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amafoto nyine yagiye abica bigacika ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo umaze kuyabona, n'andi agiye kuza amuvinga inyuma aho ngaho. Wakoze cyane kudukurikirana. Niba ufite akanya ukaba wumva kino kiganiro kitarangirira aha ngaha, ukomeze urebe, urabona amashusho, urabona amafoto ndetse nyine n'amavidewo arimo abakobwa njyewe maze kukwereka. Ndagushimiye cyane rero nshuti mu
muvandimwe, ndagira ngo ntabwo wari umenyereye cyane mu biganiro bimeze gutya, wari umenyereye cyane mu biganiro bivuga ku bintu by'intambara ngo bya M23 cyangwa se n'ibindi, ariko n'utu dukuru nanjye njya nkenera kutumenya, nkaza nyine nkadusoma. Ndagushimiye cyane wakomeje kuntega amatwi. Rero amahoro y'Imana akomeze kukugenda imbere, ugendane n'Imana ahantu hose, everywhere you go, Imana mube muri kumwe, buri kimwe cyose, everything you try to do, Imana hafi yawe nicyo nkwifurije, kandi nanjye Imana ikomeze imfashe muri byose, nshoboze kubagezaho ibintu byinshi kandi byiza, ikomeze kunshoboza mbashe kubigeraho, mbashe kubanezeza, kuko nibyo niyemeje. Ngira ngo niyemeje kubanezeza no kubagezaho utuntu twinshi, utuntu n'utundi, utuntu nyine tugiye dutandukanye. Hari umuntu uhise anyandikira arambwira ati hari inkuru nasomye, hari inkuru yasomye ngo ivuga, reka nsome neza numve, ngo y'umuntu ngo inkuru imeze gutera, ngo inkuru y'umuntu wagonzwe n'imodoka ahita apfa, ngo yari amaze gushikuza umuntu, yari amaze kumushikuza iki, kanze ndebe, yari amaze gushikuza umuntu telefone. Babajura bo mu mujyi, reka nagusomere iyi nkuru. Mu isantere ya Byangabo mu murenge wa Busogo, aho ngaho ni mu karere ka Musanze, haravugwa urupfu rw'umusore w'imyaka 18 witwa Tuyambaze wagonzwe n'imodoka agahita apfa ubwo yirukaga agerageza gutoroka na telefone yari amaze kwambura umuntu ayimushikuje. Ngo hari saa moya z'umugoroba wo kuwa mbere tariki 15 Gicurasi 2023, ubwo umugenzi yari muri taxi muri gare yo mu isantere ya Byangabo akibwa telefone ye, ngo uwo musore yamucunze ikirahure cy'imodoka gifunguye anyuzamo ukuboko ashikuza uwo mugenzi telefone ahita yiruka. Ngo mu gihe yambukaga umuhanda agwa mu modoka yavaga i Musanze yerekeza i Nyabihu, ahita hasiga ubuzima, nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo Ndayambaje Karima Augustin yabitangaje. Yagize ati nibyo yashikuje umuntu wari muri taxi telefone ahita yirukanka yambutse umuhanda akubitana n'imodoka yatambukaga iramugonga ahita apfa. Polisi yahageze isanga uwo musore agihumeka, itanga ubufasha bwo kumugeza kwa muganga. Ubwo bari mu nzira berekeza mu kigo nderabuzima cya Gataraga yahise yitaba Imana. Gitifu Ndayambaje yagize ati ubutumwa natanga, tuzakomeza gushishikariza abantu kureka imirimo mibi, bakura amaboko mu mifuka bakore. Ni ukuvuga ngo rero nagashya, ni ibintu sinzi ngo wabyita iki, ariko ni ibibazo cyane, ni ibibazo yahuye n'uruva gusenya ubwo yageragezaga nyine kwiba, ariko bikaza kurangira atabigiriyemo umugisha. Reka ndekera ahangaha, iyi nkuru nyigarukiriza ahangaha, ibindi ni mu kanya mu zindi nkuru zitandukanye. Ikindi kandi wowe wahisemo kudukurikirana, komeza ubane natwe, inkuru zacu nakagaruka igihe twabonye umwanya. Muri iyi minsi umwanya warabuze, ntabwo tuba turi kuboneka neza, ariko ibishoboka tuzajya tubikora kugira ngo tubicishe irungu. Amahoro y'Imana ndayakwifurije.